Ndabasuje mwese. Chano yanjye ni Eugenie Family. Amazina yanjye ni Nyategekimana Eugenie. Tugiye guteka umureti. Turateka imireti ibiri ku nkwi no ku makara no ku mbabura preto. Mu gikoni rero, hani mu gikoni buri wese agira igikoni cye, ariko iyo udafite igikoni wegereza utuntu twose. Nimuze kwibaza ko hari bindabo no ko nkunda indabo, akenshi aho hose ndimba ndi kumwe n'indabo. Ubu rero tugiye guteka umureti. Hano dukoreshemo tugiye gushyira ku ipanu. Tugiye guteka umureti. Umureti tugiye guteka turakoresha amagi ya dendo y'inkoko. Amagi ya dendo n'amagi y'inkoko tugiye gukora ku buryo tubivanga. Duhereye ku kiri kumuka imbere y'ibindi, dufite n'ibirungo hano. Nabanje kubironga neza, niyegereje ibintu hano. Hari igihe abantu bavuga ati se ko ngiye guteka akaba ari n'indabo. Kubera nkunda indabo rero nkunda kuba ndi kumwe nazo. Igihe udafite akantu ko gukatiraho byakorohera nabwo ukaba wakata dutoya, biraza gushoboka, kandi ugakata wihutisha bikaza kugenda neza. Ntabwo ari ngombwa wenda kugira ngo umuntu ateke ibimeze nk'iby'undi yatetse. Umureti ugira amoko 460. Ubwo rero urumva tuzateka imireti myinshi mu buryo bwinshi butandukanye. Niyo ndi buteke ntabwo irabisa, iba birimo ibintu bigiye bitameze kimwe. Tugiye ukoresha amagi ya dendo n'ay'inkoko. Ndi gushaka uburyo bwo kumena neza kuko ibi bishishwa hari ikintu nshaka kuzabikoresha, kandi dendo igira ibintu bikomeye cyane. Bino bishishwa nzabikoresha, hari utuntu nshaka kujya nkoramo. N'igi ry'inkoko. Dufite ibintu bibiri byo gutekesha. Ndamo akunyu gake kubera ko ntakunda umunyu mwinshi. Noneho rero ndakoroga nitonze cyane kubera ko navanzemo n'ibindi birungo bindi. Uyu mureti nakoze nashatse kuwushyiramo ibintu byinshi kugira ngo ube urimo ibintu by'icyatsi cyane. Ntabwo ari uko nashatse kugira ngo isiremo gutya gusa, ahubwo nashatse kugira ngo ujyemo ibintu by'icyatsi cyane. Tugiye gukoresha olive oil, irimo imiti myinshi cyane, ifitiye umumaro abantu cyane cyane rwose. Ntabwo wavuga ngo irahenda kuko ifite umumaro mwinshi. Ntabwo ari ngombwa ko wagikoresha isa gutya, wakoresha n'izindi. Noneho tukaza gushyiramo wa mureti wacu. Hari abantu batajya bateka umureti bavuga bati se ibyo ni iby'abasirimu kubera bafite amapanu. Oya, isafuriya ishobora gutekera umureti rwose bikemera. Kimara mu gikoni nyine, iyo udafite igikoni ibintu byose urabyiyegereza. Noneho ugasukamo uwo mu isafuriya. Ntabwo ujya usa n'uwo ku ipanu, murabyumva. Iyo umaze kuwushyiramo rero urabona ko ufite ibintu byinshi cyane byagiyemo by'ibyatsi, usa n'ugenda uweguraho.
akaba ari ibintu byoroshye. Umuriro umaze kubamo mwinshi, ntabwo ku isafuriya bimera nko ku ipanu, urabanza wihanganiyeho kugira ngo bibe biri gutungana neza. Tegereza ko hejuru humuka rwose. Mu gihe tugitegereje yuko hano haba hari kumuka neza, rero muri kubona ko biri kugaragara. Guhindura mu isafuriya ni ibintu byoroshye, ufata umupfundikizo ugashyiraho ukongera ukegeka. Kubera ko umuriro nawukuyemo rero tugiye kwikomereza imbabura. Turashyiramo n'amagi y'inkoko, gushaka kumena neza nubwo bitari kunkundira neza, kugira ngo ibi bishishwa nzabikoresha utuntu tw'imitako nzatubereka. Iyo umuntu agiye guteka umureti rero ari amagi waguze, ntabwo uba ugomba kuyamenera ahantu hamwe. Ugenda ufata rimwe ukarimena ukwaryo. Ngewe aya ngaya nuko nyizeye ni ay'inkoko zanjye, mba nzi yuko ntagira ipfuye ririmo. Akunyu gake nagashyizemo, noneho rero ndakoroga. Uyu mureti ngiye guteka ku ipanu nta kintu na kimwe ndi bushyiremo, nta gitunguru, nta na kimwe. Ni guteka amagi yonyine. Turangije gukoroga. Si ngombwa ngo ukoroge bimere gute, kuko ifurusheti nta nubwo ikoroga cyane. Ushobora no gukoresha n'umutozo, ariko byose birakorwa. Uyu mureti rero tugiye kuwutekesha marigarine. Tugiye gutekesha marigarine. Turashyiraho hano tugende dukoza ahantu hose. Umuriro wabayemo mwinshi. Tugenda dukoza ahantu hose. Noneho tumaze gushyiraho ya marigarine ahantu hose, turahita dushyiraho ya magi yacu. Genda ushyira no ku mpande kugira ngo bworohere kuza kuwegura. Umuriro mwinshi nigize mu isafuriya. Umureti wamaze gushya, ubu warangiye, ntabwo nongera kuwuhindura. Wo ku ipanu nawo umeze neza.
neza. Ubu ni ukuvuga ngo igisigaye rero ni ukwarura no ku ipanu. Twarangije kwarura. Uyu nguyu twanawurekera hano, ariko biba byiza kugira ngo isahane baruriyeho naba ariyo iribwaho. Muri kubona ko wa mureti usa neza. Tugiye kwarura ubundi wo ku mbabura, wo ku isafuriya. Uwo mu isafuriya nawo wamaze kuboneka. Nizere ko rero abantu badafite ipanu batazavuga ngo ntago barya umureti. Ntimugire ikibazo ko harimo ibintu byinshi cyane bisa gutya ko nabishatse, nkunda ibintu by'ibirungo byinshi, n'aka kacyatsi kaba ari keza. Ubu rero umureti ukimara kuboneka tugiye kurya. Tugiye kuryaho. Ubu nuko mutari buryeho ngo muze kumva itandukaniro ry'iyi mireti uko iraba imeze. Ushobora kurangiza ukaba wawukata ukawutegura uko ushaka. Ushobora kugenda tugira gutya, uyu nguyu si na ngombwa ngo tugende tuwugerekeranya, ahubwo tugiye kurya. Kaduhere kuri uyu nguyu. Mwabonye? Uyu mureti wo mu isafuriya. Sinabona icyo mbabwira. Katurya no kuri uyu nguyu. Bimeze gutya. Turarangije rero. Bizera ko buri muntu wese afite isafuriya akagira imbabura yateka umureti, afite inkwi yabasha guteka umureti, afite ipanu yateka umureti. Ntabwo ari ngombwa gutekesha ibyo natekesheje, ushobora gutekesha ibindi, ariko biriya ni byiza cyane ku buzima kuko umureti udatinda ku muriro. Biba byiza gutekesha n'ibintu bitagira ikintu byangiza ubuzima. Murakoze cyane, naho gutaha.